urambwirira iby'ubuzima musaza. Bityo rero ubuzima buzira umuze ubuhabwa n'Uwiteka, Imana ikagusaba kubusigasira nk'umutungo bwite ikwihereye. Kado nyakado mutaguze mutanaguranye, kuko mukoze ibyo yaguhenda, nta nubwo yaguhendahenda rwose. Bityo rero mujye muharanira ukuri kw'Imana, ubumwe n'umutekano, umudendezo n'uburenganzira bwa muntu, nk'uko Imana yabidutegetse mu mategeko 10 yayo yarazi ikiremwa muntu. Bityo rero mutekereze cyane byimbitse, mukora umuti nyawo.